Ese Satani na Yesu baramutse bahuye, ubu noneho ninde ufite imbaraga kurusha izindi? Ese abantu nabo ko basigaye bafite imbaraga zidasanzwe barwanirira nde? Nta kabuza ikigaragara ibyaha bimaze kuganza abantu, ku buryo Yesu Kristo nawe aramutse agarutse mu isi, abantu benshi bashobora kujya ku ruhande rwa Shitani, ndetse noneho bakaba banakwifuza ko adasubira mu ijuru, bitewe na bamwe umushiha bafite, ubugome n'uburibwe bw'ubuzima. Ababayeho neza baraganya, yewe n'ababayeho nabi nabo bakaganya. Bishatse kuvuga yuko nta muntu uri ku ruhande na rumwe, yaba urwa Yesu Kristo ndetse n'urwa Satani. Ariko mu by'ukuri kubera ko Satani kumuyoboka bisa n'ibyoroshye, abenshi basa naho ari we bakorera kurenza Yesu. Usanga abantu batangira kwibuka Yesu Kristo ari uko bageze mu bibazo, cyane yuko yagaragaye ko ari umwe mu bakiza abanyantege nkeya ndetse n'abageze mu gihe cy'amatage kugira ngo bamugarukire. Njye nitwa Tripoti, ntugende udakoze subscribe. Amateka ya Yesu w'i Nazareti ni ingenzi mu kwizera kwa Gikristo, kandi ni umwanya w'ingenzi mu mateka y'abantu. Ubuzima bwe, inyigisho n'urupfu rwe byagize ingaruka zikomeye ku bantu babarirwa muri za miliyari mu myaka 2000 ishize. Iyi documentary iraza kugaruka ku bintu by'ingenzi n'insanganyamatsiko z'ubuzima bwa Yesu, kuva yavutse mu bitangaza kugeza n'inyigisho ze, ibitangaza n'igitambo cya nyuma. Inkuru ya Yesu itangirira i Betelehemu, umujyi muto muri Yudaya. Dukurikije amavanjiri, ivuka rya Yesu ryasohoye ubuhanuzi bwa kera butangaza ukuza kwa Mesiya, umukiza w'Abayahudi. Nyina Mariya yari umukobwa ukiri muto wasezeranye na Yosefu, ariko asama bikesheje umwuka wera, bituma ivuka rya Yesu riba ikintu gitangaje. Mariya na Yosefu bagiye i Betelehemu kugira ngo babaze Abaroma, kandi niho Yesu yavukiye mu bihe bicishije bugufi. Nta cyumba yari afite, mu icumbi yashyizwe mu kiraro. Inkono cyangwa se urugaburiro rw'inyamaswa bishushanya intangiriro ye yoroheje, nubwo ubutumwa bwe bwari bukomeye. Ntabwo bizwi cyane ku byerekeye imyaka ya mbere ya Yesu. Amavanjiri atanga ibisobanuro bike, nko kwerekana mu rusengero i Yerusalemu akiri uruhinja no gusurwa n'abanyabwenge baturutse iburasirazuba abazanye impano. Hariho kandi inkuru ivuga ko Yesu w'imyaka 12 yagumye i Yerusalemu mu gihe cya Pasika, atangaza abayobozi b'amadini n'ubwenge bwe. Nyuma yo kugaragara muri make mu mavanjiri, Yesu yabuze inkuru kugeza atangiye umurimo we rusange afite imyaka 30. Yesu yabatijwe na Yohana, amubatiza mu ruzi rwa Yorodani. Ibi birori ni iby'ingenzi kuko biranga intangiriro y'umurimo we. Dukurikije amavanjiri, igihe Yesu yabatizwaga, ijuru rirakinguka, umwuka wera umanukira mu ishusho y'inuma. Ijwi rivuye mu ijuru ryatangaje riti, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane kandi nishimira. Yesu yatangiye kuzenguruka Yudaya na Galilaya abwiriza ubutumwa bw'urukundo, kwihana n'ubwami bw'Imana buzaza. Yigishaga akoresheje imigani, inkuru zoroshye ariko zimbitse zitanga amasomo y'umuco na roho. Mu byamamare mu nyigisho ze harimo Beatitude, gishimangira kwicisha bugufi, imbabazi no gukiranuka. Mu murimo we Yesu yakoze ibitangaza byinshi, akiza abarwayi, ahumura impumyi, azura abapfuye, yirukana abadayimoni. Ibi bitangaza byari ibimenyetso by'imbaraga z'Imana n'ububasha bwe, bituma benshi bamwizera nka Mesiya. Yesu yahamagaye abigishwa 12 ngo bamukurikire. Buri wese muri bo yari kugira uruhare runini mu gukwirakwiza inyigisho ze nyuma y'urupfu rwe. Muri abo harimo Petero, waje kuba umuyobozi w'itorero rya Gikristo rya mbere. Abigishwa bari abantu basanzwe ari abarobyi, abakoresha b'ikoro na zeroti, ariko Yesu yababonye muri bo ubushobozi bwo kwamamaza ubutumwa bwe. Inyigisho za Yesu zerekeye ubwami bw'Imana zari zikomeye. Zavuze ku bwoko bushya bw'umwami, atari bumwe mu butegetsi bwa politiki, ahubwo ni bumwe mu buryo bwo guhinduka mu mwuka. Yahamagariye urukundo, imbabazi n'ubwiyunge ndetse n'abanzi. Uko Yesu yamamaye niko abayobozi b'amadini barwanywaga. Abafarisayo, abasadukayo n'abandi bategetsi b'Abayahudi babonaga ko Yesu abangamiye imbaraga zabo. Bamushinje gutuka no kurenga ku mategeko y'Abayahudi, kandi batinyaga ko urugendo rwe rwiyongera rushobora guteza Abaroma igitero.
Yesu yakunze kunenga ikigo cy'amadini, anenga uburyarya bwabo kandi ahamagarira kugaruka ku budahemuka nyabwo ku Mana. Yahanuye kandi urupfu rwe, ashushanya igitambo cya nyuma yari gutanga ku bantu. Igihe umunsi mukuru wa Pasika y'Abayahudi wegereje, amakimbirane hagati ya Yesu n'abayobozi b'amadini yageze ahasubira rudubi. Umwe mu bigishwa be, Yuda Isikariyoti, yaramuhemukiye bituma atabwa muri yombi. Yesu yaburanishijwe imbere y'inama y'Abayahudi na guverineri w'Abaroma. Nubwo Pilato yamusanze nta kosa afite, imbaga y'abantu yatewe inkunga n'abayobozi b'amadini basaba ko yabambwa. Yesu yakatiwe urwo gupfa, baramubamba nk'igihano cyahabwaga buri muntu wese wakatiwe igihano cya burundu, uburyo bwa kinyamaswa bw'Abaroma bwo kwicwa. Yarakubiswe, yambikwa ikamba ry'amahwa, ahatirwa gutwara umusaraba we aho yiciwe Goligota. Mbere y'urupfu rwe, Yesu yavuze amagambo yo kubabarira, abwira Imana kubabarira kuko batazi icyo bakora. Yashinze kandi nyina Mariya kwita ku mwigishwa we yakundaga cyane, Yohana. Nyuma y'iminsi 3 apfuye, abayoboke ba Yesu basanze imva ye irimo ubusa. Dukurikije imyizerere ya Gikristo, Yesu yazutse mu bapfuye, yerekana ko yatsinze icyaha n'urupfu. Yabonekeye abigishwa be inshuro nyinshi mu minsi 40. Yakurikiyeho abigisha kandi abategeka gukwirakwiza ubutumwa bwiza bw'izuka rye. Mbere yo kuzamuka mu ijuru, Yesu yasezeranije ko Umwuka Wera uzaza kuyobora no guha imbaraga abayoboke be. Iki gikorwa kizwi ku izina rya Pentekote, gifatwa nk'ivuka rya Kiliziya ya Gikristo. Izuka rya Yesu hamwe no gukwirakwiza inyigisho ze byaranze intangiriro y'Ubukristo. Abigishwa be bashimishijwe n'Umwuka Wera, bazengurutse ingoma y'Abaroma babwiriza ibyerekeye ubuzima, urupfu n'izuka rya Yesu. Nyuma y'igihe, Ubukristo bwarakuze buva mu gatsiko gato k'Abayahudi buhinduka bimwe mu madini akomeye ku isi. Inyigisho za Yesu z'urukundo, imbabazi n'agakiza zikomeje gutera abantu babarirwa muri za miliyoni muri iki gihe. Ubuzima bwe bufatwa n'Abakristo kuba intangarugero mu buryo bwo kubaho mu bucuti n'Imana n'abandi. Ubuzima bwa Yesu ntabwo burenze amateka. Ni inkuru ihinduka yahinduye inzira y'amateka kandi ikomeje gushishikariza abantu bizera ku isi yose ubutumwa bwe bw'urukundo, ibyiringiro no gucungurwa birenze umwanya n'ahantu. Bitanga inzira yo gusohozwa mu mwuka n'amahoro ku bantu bose bamukurikira. Nk'uko Abakristo babyizera, ubuzima n'inyigisho za Yesu bitanga ishusho y'imiterere y'Imana n'icyizere cy'iteka cy'agakiza kubwo kumwizera. Ndashimira buri muntu wese twaturukanye haruguru tukaba tugeranye ku musozo. Niba wishimiye iyi dokumenteri, wakanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo dukomeze tuzamure umurimo w'Imana. Naho njye nitwa Tripoti.